mukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu gaturiza Uwiteka Moridekayi amera y'ibyanjye byose ubitegereje ubugwane n'ubwenge burutaho nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegereje ubugwaneza n'ubwenge buruseho. Buraseho shaho mwarabicuri ni burutaho buruseho maya bujya kuvuga mu buruse umeze uteze ni sawa inshuti yanjye Mr. Buceceke ijana byongeraho nakabyibagirwa kananjye mukanya narindi guhamagarwa n'umuntu ambwira ngo Saint Valentin ngo we yaramubihiye ariko ngira nyine byari byo none se wowe Saint Valentin yagenze ute? Saint Valentin yagenze neza Saint Valentin yagenze neza pe numva ku buryo rwose uko yagenze numva ari sawa kandi gushimira n'Imana mu mutima wanjye. Habyo umuntu wazanye akantu k'abantu bakundana ngo bajye bagira igihe bahure baganire yakoze akantu abantu baratekereza ubundi ibingiyi nabonye hari anniversaire y'abantu bose bakundanye batiteye ku matariki nanone ariko hari n'abagenda bakabinjira mu ibintu bitari byiza basambana bagira gute basanga nyine ibintu nyine bitari byiza navuga ngo baprofitira ngo muri ibyo bintu ngo ni Saint Valentin ugasanga niwo munsi abantu bateranyeho amada niwo munsi abakobwa n'abahungu basinze niwo munsi abagize bati bose bakoreye n'ibibi njye rero uwo munsi niyo mpamvu najya mwizihiza ubanza ko ubundi uyu munsi ushimisha Imana ra ushobora gushimisha abantu ariko kunezeza Imana siko niba ukorerwamo ibyo bintu bibi bingana bityo washimisha Imana ariko nanone hari abo Imana yishimira muri uwo munsi ariko nabo nabitishimira mu buno so nkanjye hari iminsi ngo nkanjye niba naragereye shushu biye wanjye bavuga ni wa mugabo cyane tukiganirira ubwo Imana ntabwo atwishimiye buri muntu wese n'ikimunezeza nyine nanjye ntabwo mvuze ngo ntimukajye mwishima mujye mwishima ariko mwishime ntimurenze urugero kandi ikindi mwishime mujye mukwiriye kwishima hari ibintu nyine abantu bishimira ariko bikaba atari byiza ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bavuga ngo ikintu cyose cyarenze urugero kiba kibi niba isi yose ese n'isi yose baza ari mu Rwanda gusa hari ni kuri izi tariki bizihiza ibyo bintu ni ku isi yose n'isi yose mbizi niba ari byo njya ndeba kuri TikTok nkabona abazungu bahanyahanya uturabo ejo arako nabonye noneho umuhungu azazaniye sheri w'ururabo aje kureba umukobwa nyine ahantu yabaga kuri geto aje azanye akarabyo asanga hanze ku muryango hari inkweto z'umuhungu n'iz'umukobwa bazisize banze bahinjira batisharoreho agenda karamwica bo gusa n'ubwo Saint Valentin ari nziza ariko hari abantu ishimisha n'abibabaza yewe ikintu kimbabaza ni ibintu biberamo Saint Valentin ntabwo yarimo uko niba koko mugani abayeho umunsi uwo mukundana ukamuhereza uwo munsi mukagirana ibiganiro mugiranyemo ibiganiro byiza nta kibazo ikibazo ni iyo mico mibi yindi igenda ikiteranyaho nibyo bibi gusa ariko ababikora neza ndabashimiye cyane kandi bahereza umugisha Imana ibahe namwe mutabikoze ntimwicire urubanza wasanga mu myemerere yawe ibyo bitakuriho bibaho buri muntu wese n'imyemerere ye n'imyumvire ye niba byarabanejeje bamwe rero nibikunezeza ukabona utabikeneye ntabwo njye navuga ngo wakoze ikintu kibi ariko niki ariko ubundi buzima busanzwe waruraye se cyane kugira ngo narinda hasi cyane ndiho ariko ubu buzima busanzwe mvuze ngo narinda habwo ni kuva cyagiye twaba tukiri kumwe Rwese nubwo ibiri yatandukanye bituma ntabwo bikiri kumwe ntabwo rero mbwe ngo naringira ahubwo wari kumbaza tese wibukaga ibyabereye wenda nibwo nabikubwira ariko nabo ndi mu buzima busanzwe mbaye narinda reka narindi mu rugo ntabwo narinda ariko ndahageze ariko no mu rwara amahoro ndamahoro bimeze neza ibirayi biboneka ntabwo mbirya wagiye mu masengesho se nk'abandi
amasengesho na Yeremiya ko yagiye n'Imana ikamubwira Yeremiya ibyo wagiyemo ngo ni uko ngo yagiyeyo ngo mu maganya yuzuye ubu gusenga uganya Imana igeraho ngaho ikakubwira ntayo masengesho ntabwo nyine uzamara iminsi 10 usenga uzumva igisubizo Imana wiyirije uri kuganya uganya nti Mana dore abandi wagize gutyo data uzajye kureba nigute ubu ngubu bavuze ngo ntabwo uba wishimiye wowe ibyo yaguhaye icyo gihe rero iyo igiye kugusubiza ikubwira ntisubiramo. Yeremiya yarasenze ngo arasenga amara iminsi 40 atarya atanywa nta kintu akoza mu kanwa ariko Imana igiye kumusubiza kuko yasengeraga ariya shyanga ryabo kuko bari barajyanywe mu bunyage none igiye kumusubiza iramubwira iti yewe rero amaganya yawe nayarebye mbona wapi yewe sinitaye kuganya sinitaye no kumaganya sinsubiriza amaganya nsubiza kuko nyene gusubiza impamvu rero ngiyo niyirije niba banga uriyiriza ngo nturye ntunanywe nge ndarya ndya duke yego sindya byinshi nkuko nari burye byinshi ndya duke niba ngiye kurya niba nari burye ubwo urumva wenda tuvuge naryaga agasahani kuzuye sindakamara ubwo ndarya karusha ubwo niba waryaga ipapi ibyo ni igikiza isahani yuzuye niba naryaga agasahani kuzuye uwo munsi ndarya irusha ebyiri kandi ubwo wasenze ndi gusenga ndiyirije nyine ese ubwo urumva mba nariye tutabeshyanye ubwo wavuga ko nariye ntabwo niyimye niba naruraga isahani yuzuye nkashyiraho irusha imwe nkarya ko ubwo niyo koko ntiyirije ubusa arata sibyo siniyirije ubusa niba nanywaga igikombe kino kinini nkanywa kano kawoke gatoya ubwo niyo ntiyimye kuko niyo ntigirije ubusa hata ntibajye babashuka ngo mugende mumara ibyumweru mutarya ngo mutanywa ngo nibwo mweretse Imana akababaro ndakurahiriye nunganiye mugenzi wanjye kwiyiriza Imana ngo ishima ni ukwigomwa byore buryo uwo munsi uri gusenga kwifashisha abatabifite ese weho yuriya gace k'ipapi cyangwa se ukarya irusha kurya isahani byari bisigaye ubifashisha abandi uravuze ngo ufata ndetse ngo wari burye ngo ukagira muri cyo uri gusenga ko nta munsi urabiye mbabarira ubwiza ko iyo wiyirije kutabimba nubwo ntabiguha ariko nshobora kuba mbikora abandi batari wewe njyewe rero singiye kukubeshya abantu njyewe simbya mbeshya n'Imana ibyumve nta muntu uwo munsi uragera ngo ngiye kwiyiriza ngo nari burye ngo nabihaye abantu ubwo urabibika ukazabiheraho uzisenga ndakomeza kandi nakubwiye ko nkomeza nkarya irusha n'agakoma natetse ngenda nsoma ntabwo ngo nta mugabo w'igikoma ubwo ni ka cyayi n'agakoma ngenda kinywera utazakanyima naje iwawe ahubwo ubu ngubu igikoma kisigaye kinywa abagabo nyaho rero ngenda kinywera kuko impamvu buriya umugabo bavuga ngo umugabo ngo unywe igikoma ngo ntamenya igikoma niyo mpamvu rero mbabwira ngo kwiyiriza mwiyiriza nabi urumva wiyirije inzara wiyirije ubusa ngo urabitanze dareka bariko mbivuge wava muri ibyo ngibyo ugahita utangira kugira umururumba no gushaka kurya amazengejo uba wakuze yitwa cyangwa wagera ahantu umuntu ari kwirira ugasanga yatetse nk'akanyama cyangwa agafiriti ngo ni uko ngo ndi mu masengesho ngo mba mbiriye ubwo se ubundi wabiriye birye nubaze ko n'ubundi uvuze n'ubundi ngo hari bubirye nyine nese ubundi ko wabiriye uri utegereje ahora niho uzasenga ubona Imana ntiri kugusubiza ujye utangira ngo namaze iminsi 10 nsenga ngo ntiyansubiza yakijye nsubiza nariye utwo nguye ntimukajye mubeshyera Imana mwiyahure mushobora gusa mujya mwiyahura mukabeshyera Imana ariko burya Imana yo muri bifite uko bitwara abantu bayo rero reka nkubwire uyu munsi ngewe nubwo tugiye gutangira ikiganiro uyu munsi none no muri Bibiliya dore nayizanye turanasoma no muri Bibiliya rero turabanza noneho dusenge nta kibazo aho dushyira imbere y'Imana mureke twubaha Imana dusenge Mana turagushimye amen ko wabanye natwe mu minsi itambutse tugejeje aya masaha cyangwa se uyu munsi tukaba duhumeka umwuka wazima
mwami Imana ubishimirwe. amen. Ntabwo twakwibagirwa ko hari abavuye muri uyu mubiri ariko twe ukaba ukiturinze, waraturinze uturindana n'imiryango yacu yose, turindana na bene data bagiye batandukanye hirya no hino, utugirira neza Mana, waturinze kumwara, uturinda guseba, wagize neza ubishimirwe. amen. Twemerere rero aka kanya ubane natwe n'iki kiganiro mwami Imana, iki kiganiro tugiye gukora ahantu, tugiye kuganira ahantu, Mana ubane natwe. amen. Mwami Imana udushoboze, uduhe kuvuga amagambo meza aguhesheje icyubahiro. amen. Mwami Imana n'abadukurikiye nabo kandi ubahe umugisha, amen. ubagirire neza, amen. aho bari uhaze Mwami Imana, aho bari uhaze kwifuza kwabo. amen. Natwe turi imbere yawe rero, ukomeze ubane natwe, ukomeze utugirire neza, ineza ibane natwe muri iki gihe bukomeye bwo kwitwa, ukomeze ube mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen. Cyane cya kiganiro nari navuze ngo tuzateranya muri iki kiganiro, tuzagikora ubutaha cyo kureba ba bantu twari twabonye, kuko ikiganiro cyacu cyitwa inkuru n'amateka. Ariko muri iyo nkuru n'amateka turaza kureba inkuru ya Hamani n'amateka ya Hamani. Cya kiganiro bya bice bindi nari nababwiye tuzasesengura by'abantu basebanya, ntabwo turi busebanyirize mu ijambo ry'Imana, tuzabireba mu kiganiro gitaha no mu kindi gice gitaha. Uyu munsi rero nanjye numvise mfite ikinyobe neza byo kujya mu ijambo ry'Imana. Imana rero dushoboze, nafashe n'abantu bakurikira ibiganiro ntibajye bisekera gusa ngo birebere cyangwa banenge. Hari abareba banenga bashaka n'amakosa, abo rero Imana ibeze, ndanabababariye. Imana ni ukuri nusebanya ari no kubireba umubabarire. Nanjye rero mbabarire ku uwo ntekereza nabi, namubabariye rwose. Rero inkuru ya Hamani turayitangira muri Bibiliya kugira ngo ubashe no kwituganirizaho neza. Turaza gusoma mu gice cya 5 turera ku murongo wa 9, kuko ubugome bwa Hamani navuga ngo niho bwagaragariye n'amateka nyirizina n'ibishingiro ryabyo niho bijya kuva. Ubundi navuga ngo gukuzwa kwa Hamani nibyo byamuteye kwigira undi muntu. Ariko ubundi kubera ikibundi umuntu wenda yazamutse mu ntera ariko yumva hari ibindi bintu bibaye. Buriya rero ubu ngiye ari njya ndota, wabona cami izamutse tumaze kugera ku mafaranga, Imana tukagibagirwa. Mari tugucisha hasi ari kwisi. Ugasanga mugani tuzamutse mu ntera, twari utundi tuntu tugiye tuza, ariko Imana ibiturinda. Imana ibiturinda, inadutera inkunga yayo, kuko inkunga ikomeye ni iy'Imana. Inategura imbere hari imbere. Ubura hari igihe njya ndakara nkavuga hari umuntu utakanze subscribers, ariko hari impamvu. Narubwire bikavana ni mwamamara mu minsi 2 mukoze biragorana, ariko bataritekereza, ariko birakwiye. Bantu mudukurikiye, yewe rata ndabasaba, simbategeka rwose, mubikorere ko mudukunda, Imana ibagemo kandi rwose kore izino subscribe turazikeneye nyine, kuko n'ibiganiro nabyo nibwo twagira no motivation yo gukomeza kwagura. Ariko zaza zitaza n'ubundi tuzakora, ntabwo tuzijya duhagarara, tuzakora. Rero niba hari umuntu ufite Bibiliya afungure mu gice cya 5 cya Esiteri, bahera ku murongo wa 9 avuga ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Kumanikaho? None se yashinze igiti cyo kumanikaho, nuko kumanika akaguma yose, yashatse nyine kumwica. Ubwo ni ukumwica, ariko urabona ko kera iyo babambaga umuntu bamumanikaga nyine ku giti. Ubwo ni umusaraba nawe yari yakoze, n'umusaraba. None se kurumva niba yarashinze, ariko hano batagira igiti. Ubwo ni kimere twari bari kutuvuga. Ashobora kubenda no kushaka ukuntu muzamurayo kamushingaho ukuntu, musinzi uko bari babigiye, uko yabitegura. Afite nyine uko yari yabipanze. Ariko umva ko Bibiliya bivuga ngo nyine Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Nabwiye ngo ni muri Esiteri igice cya 5 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Wabavuze ibiti ngengero ubwoba badasoma ngo nuko umunsi, ngo nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe. Rumvikana umugabo w'ingabo. Ngo nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe, yishima mu mutima. Ahubwo ari kugira akanyamuneza byo mu mutima.
kumva ufite akanyamuneza. Ubu ni nkanjye umunsi nabyuka nsangaho 1000 subscribers, ako kanyamuneza nabwo ariko agahinda wumve nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe yishima mu mutima, ariko abonye Moridekayi ku irembo ry'ibwami abona atamuhagurukiye kandi atamubererekeye, aramurakarira cyane. Ariko Hamani ariyumanganya, arataha atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi, abatekerereza uko atunze akagira icyubahiro nuko afite abana benshi, nuko umwami yamukujije mu bintu byose, kandi ababwira uko umwami yamukujije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Hamani arongera arababwira ati, kandi n'umwamikazi Esiteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera yiteguye keretse njyewe, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami. Kugera aho ngaho uri kumva hari ibintu by'agahinda birimo, hari ubugome uri kumvamo. Hamani arishimye, anejejwe n'ibyabaye, yazamutse mu maranka, niwe bari gutumira ahantu hose, akantu kose niwe kari kuza kareba. Birumvikana nk'umugabo w'ingabo, ariko wumve ngo akantu ngo kamurakaje ngo nuko Moridekayi ngo yagize ute ngo atamubererekeye ngo atanamwunamye. ubu kumunana nko kumuha icyubahiro se. None ubwo nyine mu mico yabo wasanga wenda kunama kari akantu gafite ifiyire, cyangwa se nk'isabute, ibyo twita gutera isabute n'iki gihe ntanashoboka. Umva rero 13 ariko ibyo byose ntacyo bimari, niko yahise avuga. Gutumirwa muri ibyo birori, gukuzwa, kugira gute, guhabwa amaranga, ibyo bintu ntacyo bimari. Kubera iki? None ubwo ngubwo bivuze ngo wari kumwaka amaranga asa kamuha iki? Buretse wumve rero kumva nyine ikintu yifuza, ariko ibyo byose ntacyo bimari. Uwo ni Hamani uri kuvuga ibyo. Nkibona wa muyuda Moridekayi yicara ku irembo ry'ibwami, ariko Moridekayi yagoye amakano kamuteye agahinda. Ni njyewe nkibona uriya muyuda udapfukama, utambererekera, utunama, nta kintu ibyo bintu bimari. Ariko ibaze nk'ubu noneho iyo bamugira rukurutu ariko akabona Moridekayi yamubererekera wamaye amaranga mu Moridekayi ashaka akajyagaraga kadahwematira mureba. Ariko nibaze cano yanjye yateye imbere, mbonye undi mwana wazamutse mu ntera, narangiza nkagira isoni ntibaze Moridekayi gute cano yanjye izamuka niyiwe nawe ikazamuka. Icyo kintu kikantera ikibazo. Ntazo kweli bantu mudukurikiye mu ijambo ry'Imana, ishyari turyamaganiye kure. Aka kantu uretse rero wumva rero ubu yari n'uwatangiye kumva sitori yaryoshye, ariko ibyo byose ntacyo bimariye. Uwo ni Hamani. Nkibona wa muyuda Moridekayi yicara ku irembo ry'umwami, ni ukuvuga ngo nyine ubwo urumva ni hamwe basohokera, reka bari ko tuvuga, kuko ubwo babaga bava mu bikari by'ibwami. Ni nk'uko waba usohoka hano ukaba unsanga hano hanze ukambona. We Moridekayi nkingurira, ubwo mbere yuko Moridekayi ankingurira abwo akabanza agapiga salute, nkabanza nkatera amasara, gutayatera tukagira ikibazo. Ubwo ni ikibazo. Umva akantu kamurakaje icyubahiro ntacyo kibwiye. Nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati, umva inama bagiye kumugira. Ariko aka kantu buretse ntaranasomeye inama pe, ni ukuri kw'Imana. Inama ugira, inshuti zose ugira zijya zikugira inama nzima. Abantu bangira inshuti, abantu b'inshuti zanjye bangira inama, akenshi na kenshi barazingira. Ariko nanjye narangiza nkagenda nkicara, nawe ukigira indi nama, asesengura, ukareba muri za nama. Bantu namwe mwese mujye mubanza musesengure mu nama, wumve izindi nshuti z'uyu mugabo ikintu zigiye kumukorera. Twageze rega ku murongo wa 14 niho ndi gusoma w'igice cya 5 cya Esiteri. Nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati, umva inama, nibashinge igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami umuseke, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Moridekayi ukimumanike. Umva inama bamugira. Ni ukuri. Nta nubwo bavuze bati reka duserebure kino kintu wagite, nta nubwo bamubwiye ariko se koko Moridekayi nako Hamani, reba umwami aragukujije, amaranka arakuzamuye,
reba umwamikazi nawe ari kwifuza ko mubana mu kirori, reba ibintu ukuntu biri kugenda, wakwishimye n'ubundi ako kantu kamwe kaguka kareba hari icyo kagutwaye, ushobora ukanyura ukigendera. nushaka rwose ujye unavuga ati mugaterure ngewe mbere y'uko nsohoka wenda no gushinga n'itegeko, kuko uriya atanyunamira ushobora no kuzagandisha abandi, njye mbere y'uko nsohoka sinshaka uwo muyuda hehe ku irembo, nimurebe ahantu murajya aba yagenje ate yagiye, ahubwo Fazari cyangwa se akanamwegera akamubwira nti rero kubera icyo utamfukamira ntunanyunamire, ihangane kugira uzajya uba wumva ko ndi buce hano ujye uhava. Nanone se yakwinjira akajya undi muntu winjira kandi ko yagombaga gukikira wese, ahubwo ngewe yomba ndi Tereshi umugore we yomba ndi Tereshi no kubwira umutware wanjye Hamani, niba Hamani shiri wanjye nkunda, urukundo rwanjye mutima rwose uzi ko ngukunda cyane, inama ngiye kukugira kubera ko uriya Morodekayi ataguha icyubahiro wakamuhombye, mufata umukure ku irembo ry'ibwami umuhindurire imirimo y'ahantu udakunda kugera. Mbese ubundi ikibazo nibaza, ubundi uyu Morodekayi yari ashinzwe iki ku irembo ry'ibwami? Yarashinzwe abinjira n'abasohoka. Niko kazi yari ashinzwe kumenya abinjiye n'abasohotse, icyo gusa nta kindi. Ushobora kwinjira ibwami utabanje kunyura kuri Morodekayi, ntiwanashoboraga no gusohoka utabanje kuhanyura. Wakingurirwa nande? Nako konyine gusa, nako konyine. Umurinzi w'urugi akagutera ubwoba, akagukanga sha, umunyacyubahiro ukomeye, wanabwati uyu munsi va ku irembo ry'ibwami ugende ujye koza n'amasahani, urasengera ahantu yoza amasahani ntabwo hawe. None se ntihaba yabakwikwi nabo twebwe tubita abakwikwi, nabo babaga yabakwikwi. Ibwami se habura abantu bateka, wenda ukanamugira n'umuhereza, urajya uhereza abakwikwi ibyo kurya cyangwa ukamushinga depo y'ibyo kurya by'ibwami, ukambwira ni noneho ndaguhindurira, genda uhindurira ashaka. Ariko ngo ashinze ijosi ararahiye, reka da ntibabanze bamwice. Noneho inshuti nazo mbi bumva inama nawe zimugiye, reka dukomeze nda tugasoreze rimwe hanyuma duhite tuganira. Ngo nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati, nibashinga igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Morodekayi umumanikeho, uhereko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerwe. Nuko Hamani ashima inama ahera akashinga igiti. Iyo nama arayishima buri mugabo. Ariko ni nakatangaza ngo nuko ahita ko ashima niyo nama, ni kabisa nimuraba. Reka buriya niyo mpamvu bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ariko rero hari ijambo abakozi b'Imana bajya kuda kuvuga, ibyo abantu twibwira si by'Imana yibwira. Niko bimeze. Ibyo twibwira byo nge Morodekayi nibwira, ntabwo ari by'Imana yibwira. Izi saha nshobora gutekereza kuba nahemukira ukeke mugenzi wanjye, ariko Imana ikaba yabibonye ikamuzamo wa mugambi. Buriya rero abantu b'Imana mukunda Imana kandi mwubaha Imana, ku munsi mubi cyangwa se umunsi mubi nujya kuza, kabone niyo waba wabimenye cyangwa utanabimenye, hari ukuntu Imana izajya ibigenza ikanyuranya ibihe. Ibyari iminsi mibi bijye kukuzaho bigaca uruhande iby'iminsi myiza ikakugeraho, kandi n'iminsi mibi yakugeraho Imana ikagira gutenza neza ko ibikurindamo. Ariko tukiri aho hari ikibazo nibaza, ubundi uyu Morodekayi uyaza guhereza icyubahiro Hamani byari kumutwara iki? Ariko rero reka mbaze nkubwire, buriya nkanjye sinjye igifenesi. Nje kwa bucece muri igifenesi ni gutundisha igifenesi ku ngufu. Kandi koko mugani harya abayuda se byo cyangwa se n'ibindi by'Abisirayeli, kandi koko abantu n'ibindi bari barahaye amategeko 10. Itegeko ryabo rya 4 hafa kuko nibyo byavugaga ngo ushaka kurabisoma mu gitabo cyo mu Kuva igice cyaho cya 4 ase n'icya 5 cya 4
ukiremera igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifura. Uhora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abantu, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Nuruzi ntiwumva? Bivuze ngo uyu mugabo we yararebye aravuga nti nimfukamira uyu mugabo ndaba murutishije Imana, ndaba ncumuye n'itegeko ry'Imana. None wumva Imana yari yaratanze isezerano, irangije iravuga iti umuntu uzakurikiza amategeko yanjye nanjye nzamwubahisha. Kabisa cyane rwose. Bivuze ngo niyo mpamvu rero uyu mugabo Moridekayi yarebye aravuga nti njye nimfukamira Hamani nkamwubamira ndaba nteshutse ku itegeko ry'Abayuda. Ubwo niyo mpamvu atabikoze cyane. Niyo mpamvu yarebye avana Imana niba insezeranya ko izankomeza ikanandinda ndajya gupfukama mu biki ngo nuko ari umutware. Ibyo ntacyo bimbwiye. Arakomeza arahagarara nk'ikirikirishi cyane ati nashaka azaza mpitana ngonge, ariko ntabwo nzapfa mfiriye ku itegeko ry'Imana. Sibyo se? Uyu mugabo rwose Moridekayi nuko wenda atarimo kunyumva, ariko ari ibintu bishoboka kanyumva kabisa, aho uri wubahwe kandi Imana rwose ewana. Ariko nayo yarabigororewe. Uzi kwambara ikanzu ngo ikanzu y'ubwami, ifurashi nziza umwami ngo akunze kugendaho harya. Ariko rero reka noneho tunakomeze wenda gatoya hasi kuri iki gice cya 6, kuko naho n'ubundi Moridekayi nawe ntabwo yakijijwe n'ibyo gusa, ngo nuko yari yahagaze ku itegeko ry'umwami. Wibuke ko nukomeza usoma nawe hari ibyo yari yakoze mbere, kuko ngo abagabo bamunyuzeho bava ibwami, urumva ko nyine ni hahandi niba bandi akingurira. Ariko bano bantu banafataga nka Moridekayi nk'igikirisha ahari, katanumva ubanza Moridekayi ntiyageraga n'ibwami ngo abonane n'umwami. Ntabwo bahura hese ko uko ubona atambutse ku ifarashi agiye gusa. Ni kuko urumva ko niba hari bano bagabo babiri bamunyuzeho baganira iby'uko bagomba guhirika ingoma y'umwami, baravuga bati no guhirika ingoma y'umwami tukamwica. Umwami Hasuwerusi tugomba kumwica. Arabyumva. Akimara kubyumva, abantu basomye Bibiliya bazi ko Esiteri yari ari ibwami, yari yaramaze no gutoranwa n'umwami kagomba kuba iki umwamikazi. Noneho ngarangije ngo Moridekayi nta kindi yakoze, yabwiye inkoni igenda umbwirire Esiteri ko umwami agomba kugenzura ko benda kumwica. Esiteri nawe aragenda abwira umwami, kuko ubwo urumva ko yamwishyikiraga ngo baragenzura, kuko basanga ngo hari abagabo babiri bafite iki iyo migambi, barabamanika barabica. Ubwo umwanzi abavuye he mu nzira. Noneho ngo bahita bazana igitabo cy'ubucurabwenge bandikamo iki ibyo bintu, ngo ni igitabo cy'imirimo. Gatabo k'imirimo natwe tuzakagira ninkugurira akabiswi, ninkugurira akabo. Ahubwo buriya ndaje ngura agakayi. Namwe mushaka mwagura agakayi. Ndaje ngura agakayi, Mr. Bucece nangurira biswi. Ariko uzahera no kubyo twatangire, urabyibuka se? Urabyibuka? Turatangira ubundi. Naba mpombye. Ubu ushobora kubera kuzi ko ari agakayi wajya ungurira, ushobora kujya ungurira buri munsi. Ukavuga ngo ndabyandika mu gakayi, turandika ibyatambutse, tutarashinga gahunda y'agakayi. Ntacyo bitwaye, ntabwo utsinda, pfa kuba ari byiza. Madamu wawe yazana akabona akangurira kurusha, yakugororera. N'uyu mugabo rero nawe niko byagenze, ngo baje kubarebye mu gakayi basanga ngo yakoze nyine iyo hit, yagiriye inama umwami. Uko Bibiliya nugera ku gice cya 6 no bavuga ngo ijoro rimwe umwami abura iki ibitotsi. Ariko ni naryo joro Hamani n'ubundi nawe bari bamaze kumugiramo inama mbi. Azaje gusaba umwami. Ya mirimo myiza sha bajya bavuga ngo izibuka. Ya Hamani yibutswe, ya Moridekayi bayibutse bikiri mu maguru mashya. Ariko nawe utekereza ku kantu kugira ngo Hamani atahe agenda aganiriza umugore we n'inshuti ze. Urumva baranyweye. Ahubwo amafuri niyo yabongoye cyane. Amafuri niyo yatumye banamugira inama. Cyarashoboka ko ntabwo ikiganiro bakiganira gutyo gusa. None se ubwo bari kunywa za ciyazi zahanyura kwa koronere kabisa. Kandi nyine na hano babitubwiye ngo yatumiye inshuti. Urumva ikirori cyarabaye, bajya guserebura
iby'amaranka n'ibiki kuko ntabwo ari kubivuga gutyo gusa abatebye none harangije ati ariko rero ibyo bintu ntibinejeje hari undi muntu nzengereje rero ibyo nabyo ntarambona agahanga ke wanyu inshuti ze ntibute umva akantu nakunze rero uwo munsi rero kubiganiriza abo bantu ni inama bari bakoze barimo kuganira Imana nayo itegura ibyayo mu ijoro bahita bategura inama nabo tereka natwe twica umwami ntabwo ashobora gusinzira iri joro ntaryama reka maza ahubwo burangiye mba ndi Imana ariko kugira kiramo n'imbaraga kavuga ngo batimeze imbaraga zizavuye byanga byakunze n'ubundi ntabwo umwami yabuze ibitotsi gute se nyine urumva n'ubundi hari utuntu twamuryaga hari utuntu twamuryaga ati ko nakarabye umubiri ngiye kuryama ngagire umva ko kana Imana gusa Mana wewe akantu rero kanejeje ni kamwe muri kino gice ngo haraho ngo umwami yabajije aba nyine bano zino nkondeze arazibaza ati abagara yarababajije ngo mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo yarazwi se umwami banza mugani yaranabonwaga rimwe n'izina ry'ubanza aribwo ubanza yaranarimenye wasanga ari nabwo yararimenye uwo munsi kuri ibyo bintu byari biba urumva ko umugabo w'ingabo ni wanateguraga uburyo ki protocol igomba kugenda n'umutekano ubwo niwe wabishimirwaga ibya Moridekayi n'ibyamureba none kuko no mwami nawe urumva yaribajije atari ku bundi uwo muntu hari ishimwe ubundi uwo muntu ubundi yahawe ntarwa namuzi ni nko kubaza amakuru ntazi niba baraserebuye cyangwa se ashobora ko atakibona aho ngaho yagiye n'ahandi ibyo ntibinamureba cyangwa se yaranapfa ariko akaba ati byibuze yanapfa bwo umuryango ushobora kuba afite n'umuryango akantu kanejeje rero n'aka ngaka ngo abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe ntabwo azwi nyine muri make ariko ifishi iyo yubuwe umva umwami akantu yahise arenzaho ngo ako kanya rero umwami arabaza ati ninde uri mu rugo ninde uri mu mbere n'ubundi ninde ubundi cya kigabo nacyo kiba cyaje cyahanye ngo kandi ngo Hamani ngo yari yageze mu rugo rw'imbere ibwami azanywe ngo no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo umwami ati nazi uwashinze nyir'igiti ati nimumubwirire Hamani ntabwo yari azi ko ari buriyo nyine ntabwo yari azi ko ari buriyo ninde uri mu gihe abandi nabo bati Hamani niwe ugenza ute uriyo tubone mu mubwiraze ntacyo kavuga Imana iti ntacyo ntuho nazi wibuke imirimo asize akoze mu rugo bari gutegura kumanika igiti ntarigeze hashoboka ko ari nka koroneli ndo ushinzwe ingabo zirwanira mu mazi cyangwa izirwanira ku butaka cyangwa mu kirere akaba ari uzi ariko Imana irabikora haza umugabo none wa wundi bakuriye bose nyir'icyubahiro akantu rero kanejeje ngidukomeza ngo nuko Hamani araza umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa reka ko ni n'akantu gakomeye nanjye icyo kibazo ariko Hamani ndatekereza nkurikije amagambo ndayadusomera tekereza mu magambo yasubije yatekereje nk'umuhanga none se urumva we yatekereza nk'umuswa umugaba w'ingabo umwami umuntu akunze yamugirira ni n'akabazo koroye ubundi ni ukuvuga ngo hari ukuntu Imana ifata abanyabwenge bazi ubwenge akaba ari n'abikoresha kugira ngo igirire neza umuntu utazi ubwenge nayo abana b'Imana se niba batabazi ubwenge aho nari mbivuze abantu baciye bugufi kugira ngo babone ukuntu ibazamura mu maranga ariko ikoresheje ibiganza bikomeye ku buryo urajya unamunyuraho ukavana nirekeraho uzi ko uriya mwana yazamuwe na koroneli cyane urabivuga urabizi urumva ngo utekereza ngo Hamani ni umugaba w'ingabo aragufasha iwabo Mr. Bucece uri kumva ibyawe arakubwiye ati umwami aravuze ngo nkukorere ibi ngibi hano naho nyine nibyo bakomeje noneho ngo Hamani bidusomere kwanza ngo nuko Hamani araza umwami aramubaza ati uti umuntu umwami akunze kubaha yamugirira ati turi kubisoma mu gice cya 6 cy'igitabo cya Esiteri ubwo ndi ku murongo wa 6 n'ubundi noneho ku murongo rero wa 7 wa 6 nuko Hamani araza umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yamugira ati Hamani aramubwira ati hari Hamani aribwira muri we ubwo ari umuhanga Hamani yahise yibwira muri we
ni akantu ubwo yahise atangira kwimajina, urumva ko vrema nanjye bari kuri ukuntu turi inshuti nanjye ukambaza ikibazo ubajije nti ese ubu ngubu nko kuri anniversaire y'umuntu uzi ko wegereje anniversaire avuga ni kuri anniversaire y'umuntu ubu ni nk'agaki wategurira umuntu akumva yishimye ushobora guhita uvuga nti nawe undi muntu bucece bari gutegura anniversaire uretse ngera kandi kari njyewe uyifite ejo bundi wenda uzi ko buri bukiba ushobora guhita nta wundi ni njyewe ntabwo rero wakwitorera ikintu kibi ushobora guhita uvuga nti buriya natamubwira nti umuntu mwiza yagakobye kugenda hararagura mu mujyi kazana inkoko nziza irimo umuceri ifiriti ubundi akanzanira n'akaji akakansukira akanakansukira ati ubundi ni ukuvuga ngo we yararebye areba mu bintu by'icyubahiro mwumva ibintu yavuze Hamani asubiza umwami ati uwo umuntu akunze kubaha ubwo ni ukuvuga ngo nyine we yaribwiye mu mutima hejuru narindi kubabwira nyine hejuru Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta ubwo nibyo yatekereje mu mutima nyine arabyibaza ahita niha n'igisubizo nta wundi. Hamani asubiza umwami ati uwo umwami akunze kubaha baza n'imyambaro y'umwami umwami ajya yambara n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi barangurura imbere ye bati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hamani afite ubwenge ifarashi y'umwami imyenda y'umwami ikamba ry'ibwami ibintu byose by'ibwami by'icyubahiro ubundi bahita bafata wenda nkako batafata ubusuma ubwo bari guhita nyine bamufata kuko yari yiteguye ko umwami agiye guhita avuga ngo reba umusirikare rero ukungirije mu gukomera umubwire yenda ibyo bintu abizane abikwambike akore n'ibyo bintu uvuze. Imana rero icyo nyikundira siripurize ikomeye umva ikintu yahise ikorera wa muyuda nk'uko yabisezeranye muri rya tegeko ryayo ngo ni umuntu niyubaha amategeko yanjye nanjye umva none icyo nzakora bya bitotsi byabujijwe umwami gusinzira za nama mbi zagiriwe Hamani wa mujinya na kwa kwifuza kwe niyo mpamvu n'Imana yavuze ngo ntukifuze kuko ari ukwifuza nabi. None yarangije wumva ku murongo wa 10 nuko umwami abwira Hamani ati huta wenda imyambaro n'ifarashi uko uvuze uko nta kibuzeho wumva igitaraganya ati noneho rero ihute wenda imyambaro n'ifarashi uko uvuze nkahita nkubwira ntisuvuze kuri anniversaire ko wakoreje nihute rero ufate ya mafaranga wenda ni koterazasiyo twari twakoze wenda twakoze koterizasiyo kandi ni 50,000 nitumuri bije yacu umuntu uzakoresha anniversaire imbere nta kindi tuzakora aya mafaranga tuzayamuguriramo ibintu. Noneho nje kukugisha inama uziko ari wowe ko ufite anniversaire imbere muri ya koterizasiyo isuvuga ni iyi koterizasiyo dufite ni ngiye bagiye kubitegurira reka duhite bije yose n'amafaranga yose reka mpitana nayapangira bayaguremo ibintu byose ngiye kubira nanjye nkahita nkubwira nti muri yo kote si ubivuze nihute rero nk'uko ubivuze uko nta kintu na kimwe ukuyemo ihute wenda imyambaro n'ifarashi uko uvuze ubigenze utyo ubigenzereze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nagasuzuguro nani aramusuzugura umuntu ugiye no kumutambagiza niwe ni nawe ugiye gufata imyambaro ni nawe ugiye gukora ibyo bintu byose nk'uko yabivuze. Mfasha abantu mwese bitwa ba Moridekayi tugiye kujya turirimba karavuga ngo umwami akunze kubaha bajye bamugenza batya yego sha Moridekayi
wa muntu wa munyagasuzuguro ni wa munyagasuzuguro usuzugura turaho hasi oya uri kubita ujyana inyuma oya ni wa munyagasuzuguro umusuzugura ni wa munyagasuzuguro usuzugura wa mugaba ugiye gukora bya bindi yavuze nuko babimubwiye akarusho agiye no kugenda amushyize ku ifarashi urumva barayifataga mu ntoki noneho arangije yambaye ya myenda y'ibwami muri make niwe mwami ubwo niwe mwami bari gutambagiza kundi buriya cyangwa ndi n'umwami ngiye mba narese mugira umugaba w'ingabo noneho sasa niwe kuko urumva niwe bari gutambagiza muri make niwe bari gutambagiza cya cyubahiro bari guha Hamani batangiye kugihereza nde wa munyagasuzuguro wa undi bafitanye iki ariko urumva Hamani niwe wari ufite ikibazo ubundi Moridekayi w'ibyo ntiyarazi niyo biva niyo bigenza bite niyo bijya we noneho agiye kubona wa mugabo w'ingabo birirwaga batambagiza agafungurira araje cyane ese yaraje reka twumve reka surprise bagenza hanyuma ego nuko Hamani ajyana imyambaro niwe wayijyaniye n'ifarashi yambika Moridekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi arangurura imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha ni nawe uri kubivuga ako ndibaza ahuriya yavuga ati mwana n'iki gishaka yarabimwambuye amwambika ikanzu nkibaza rifara yaramurebaga ahubwo se ikibazo nibaza wa mugani yaramurebaga yari yapfutse amaso yari kugejeje umwami nawe nukuri yakoze akantu k'ubugome noneho wowe nk'uko ariko Hamani niwe wabyiyaturiye niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu mwatuza akanwa kanyu ni nabyo bizabatsindisha mu rubanza dukwiriye kujya twatura ibyiza niyo mpamvu hari abantu bajya bavuga ngo shango ngo yewe ngo ngewe se ngo ko hari ugiye umuntu akubwira ngo salama boss cyangwa se akakubwira ngo uraho boss ngo shango boss ni wowe nge ndikirisa nanjye yewe ngo umeze ute boss ni sawa none se sibyo kuko no kuvanga abayaka kubonyemo kako kantu yatuye si uki ubushobora gusanga ari n'Imana iri kugerageza niyo ubwe ngo wanguriye akantu pfa ko mfite na senkani vama akantu ari wita uko bwango shase ngo mperuka gufata ku mafaranga abafite senkani igice nkabwo rifata igice urumva rero hano naho Moridekayi yahise akorerwa ibyo bintu nkuko babivuze byose ubu ndi kwibaza agahinda uyu mugabo yatahanye ako gahinda rero umva uko babivuze ngo hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami ibyo byarabaye yisubiriraho yaragenje ate ntabwo ari ubuzima nta no kuvuga ngo ntabwo nayo gusubirayo ra banyambitse imyenda y'icyubahiro imeze gutyo nanjye nayo guhita njya gukoresha ikirori none se urumva ntajya gukoresha ikirori nari guhita nsane nanjye mu mekonje njye guserebura iyi nsinzi cyangwa iyi surprise w'iki gihe ubanza yahita negura akavuga nti ngewe nambaye imyenda y'ibwami bazongere bambone ku irembo mpagaze ndi gukingurira abantu bava ibwami n'akazi n'agasezera none se ubwo niyo ntaba nahawe icyubahiro nuko rero hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye yewe no mu maso nibyo pe yitwikiriye ahera akatekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora ahubwo uzagwa imbere ye bakivuga ibyo bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yari yiteguye agahinda arakajyanye umubabaro arawujyanye umujinya noneho urikubye kora icyubahiro cyo ntikivaho kirakomeje kirabaye ariko wa mupasitoro we wa muntu usenga we wa muntu ugira gute niba uzi ko icyubahiro cyambara mu ikoti ugasambana ugatukana ukabeshya ukiba ndabizi agahinda mu mutima ntikabura kugushenjagura iyo usomye ijambo rivuga ngo ntugasambane iyo bavuze ngo umuntu ukora ibyaha azarimbuka kuko Ezekiyeli niwe wavuze muri Ezekiyeli mu gice cyaho cyane
cya 10 ku murongo wa 4 bavuze ngo ubugingo bwa bose ni ubwanjye, ubugingo bw'umwana n'ubwanjye, nk'ubugingo bwa se, nk'ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Nawe ndabizi iyo uri gusoma ijambo rivuga ngo ubugingo bukora icyaha buzapfa, ukibuka ko usambana ukagira gute, birakurya. Uyu mugabo rero Hamani nawe nubwo yagiye mu nkera, nubwo yagiye bimeze gute, bari bamaze no kumuhanurira. Niba uriya muyuda noneho utangiye no gucogorera imbere ye, ntarava no kwiremba. Ibaze umuntu utarava no kwiremba, utarahabwa n'iranka na rimwe, niba utangiye gucogorera imbere ye, ntimenya no gupfa kuzapfira he. Sere kumunyuzamo umutego akagwa imbere yaho kwirembo. Ndibaza yari kumunyuzamo umutego kikubita imbere ye. Niba utangiye gucogorera imbere ye, menya no gupfa kuzapfira he imbere ye. Abimubwiye umugabo rero ngende nkawe naye guhita mfata igiti nkanagishingura cyane. None se urumva hari ikindi kintu we wari gukora, ariko kubera ko Imana ari Imana bari gushinga n'ikindi. Ari gushinga n'ikindi, ariko mu by'ukuri tugenda twerekeza no ku musozo tuganira muri aya magambo, ndakubwiza ukuri yuko nitugira neza neza tuzayisanga imbere, kuri tunagira nabi tuzayisanga imbere nayo. Mbese reka mubaze mu mwanya wanjye, uyu mugabo Hamani wari nkawe umuhuye wamugiriye nabi, wambashije nanjye kamubaza Hamani se mukubitanye agiye mu nkera, mukubitanye agiye ntarajya muri cya giti cya mikono. Oya, ntabwo baramumanika, agiye guserebura ikirori, ariko urumva hariya baramumanitse. Ntacyo, reka tubisome. Nta kibazo, wenda tusoreze no kuri kino gice kugira ngo n'abantu bumve ibyo byageze. Yes, twerekeza ku musozo, tugana ku musozo, ubwo turasoreza mu icyo gice. Ni icya 7 ngo nuko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera. Urumva bya bindi byaraye bibaye, byabaye byanarangiye. Noneho ngo nuko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa 2 umwami yongera kubaza Esiteri bari mu nkera bati, urasaba iki umwami, urasaba iki umwamikazi Esiteri ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Ubwo ni umwami ari kubwira nde? Esiteri. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati, niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, ngusabe agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu. Agahanga kanjye niko ngusaba, n'ubwoko bw'iki bwacu. Ntabwo ibyo bindi ngewe mbishaka, nta nicyo byamarira, nicyo nsaba, kuko ngewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe, turimburwe, tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja, ntacyo mba mvuze. Nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyo aba yishe. Ubu Esiteri mu magambo atuje aciye bugufi arimo n'ubwenge ati, mu by'ukuri mwami, ngewe agahanga kanjye niko nisabira n'abacu. Nyuma yaho gatoya abasoma ino nkuru ya Esiteri, kuko n'ubundi uyu Hamani yagiye gusaba umwami ngo abayuda bagira gute mu gihugu cye, baraganda, ntibagira gute, ntabwo bashaka kubaha amategeko y'ubwami. Kuko rero abamedi n'abaperesi itegeko babaga bashinze, iyo utaryobahaga waricwaga. Nibwo ngo Hamani rero yahawe impeta y'umwami, aranasaba, aranandika, aravana mu mahanga hose cyangwa se ku isi hose ibihugu umwami Ahasuwerusi ayobora, abayuda bagomba kwicwa kuko ntibubaha iki? Amategeko y'umwami. Hamani rero ngo nibwo yambaye, nako Moridekayi ngo nibwo yambaye ibigunira. Noneho arangije abwira Esiteri ati, itegeko ryasohoye ko abayuda bagomba kwicwa. Ati, niba ari itegeko ry'abayuda ryasohotse ko tugomba kwicwa, nawe nubwo uri ibwami, yego uzakira, birashoboka, ariko nutatuvuganira cyangwa byakunda, Imana izanyuza mu bundi buryo, dushobora kurokoka. Ariko we n'umuryango wanyu nawe umenye ko mutazagenza mute, mutazarokoka. Esiteri rero ngo nibwo ngo yahise avuga ngo, niba ari uko bimeze, genda wambare ibigunira ujye ku irembo, noneho genda usenge, mwambare ibigunira musenge, nyine musenge Imana, nanjye niko ngiye kubigenza, ntimurye. Kuko rero ngo nta muntu wari wemerewe kujya ibwami atabihariwe uburenganzira n'iki? N'umwami. N'umwamikazi ntiyari abyemerewe. None rero ngo Esiteri aravuga ibyo bintu yabikoze gutyo kugira ngo abone uko azajya ibwami, kuko ngo umwami byasabaga ko hari umuntu atunga inkoni. None yamutunga inkoni akaba avuze ngo baho,
Esiteri rero urumva yaragiye gukora ikintu kitemewe, kugenda atatumiwe he n'umwami, akajya mu bikari bwami, kuko umwami yari afite ababa n'abamikazi n'abo bandi nabo bose buri wese abaga afite ahabo. Noneho yaba umwami yaba akeneye umwamikazi nibwo wamutumagaho. Noneho mu mategeko rero iyo umwami yabaga ataragutumagaho ntiwari wemerewe kujya kubonana n'iki n'umwami. Noneho rero iki gihe rero ku nkera ya mbere bwa mbere na mbere Esiteri abonana n'umwami bwa mbere, yabonanye nawe yagiyeyo bitemewe, amutunga inkoni, aramubwira ngo niba bikunda ngo utumiye mu nkera yanjye uzaze. Iyi nkera rero ariho Hamani yagiriyemwo ibyo bibazo byose no gutambagizamo Moridekayi, iyo nkera Esiteri yari yabatumiyemo ntibari bwayigemo. Noneho rero bigeze ku munsi wo kujya he mu nkera, icyatumye ntuze Esiteri ategura inkera ni ukugira ngo asabe umwami abayuda baticwa. Ariyo mpamvu hano avuze ngo ndasaba umwami agahanga kanjye. Ariko kugeza iki gihe Hamani ntabwo azi umugambi wa Esiteri, kuko ntibazi n'ubwoko bwa Esiteri, bazi ubwoko bwa Moridekayi gusa. Wumva kandi Imana yari yarakoze gakomeye kugira ngo umwamikazi Vashiti yishongore. Wagira ngo Imana yari izi ko hari umunsi uzagera abayuda bakagambanirwa bagashaka kwicwa. Wa mugani wataza kuba umuntu ibwami abayuda bari kwicwa. Ega abantu batubaha Imana nabo muri hehise. Rero hano barakomeje. Ubwo urumva Esiteri arapfukamye abwiye umwami ati mwami nta kindi musaba ni agahanga kanjye. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari umuntu ushaka kwica abayuda ninde, kandi uwo muntu ari ese uwo mwami yari yibagiwe umuntu wasabye agahanga k'abayuda kari Hamani, kandi n'impeta ye ko yari yayitanze. Ega buriya abami babaga bafite ibintu byinshi batekereza cyane. Hari ibintu nabo ubwabo ntabwo bapfaga kutabishyikira bitewe n'ibintu byinshi bibaga biri mu mutwe wabo. Umva rero 6 ubwo niki gice cya 7 cya Esiteri umurongo wa 6 no tugeze. Esiteri aramusubiza ati umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. None hamuvuze mu ki mu mazina. Hamani agira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari ava mu nkera, arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ibwami yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. Umwami aherako aravuga ati mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? ijambo rihinguka mu kanwa k'umwami Hamani bamupfuka mu maso. Maze Haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Moridekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ati aba ari cyo mumumanikaho. Nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Moridekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Umwami ababonye amahoro. Icyamubujije ibitotsi cyari kingiki. Ahubwo icya Hamani nicyo cyari kirabujije umwami ibitotsi. N'umubanga icyabujije umwami ibitotsi ni urupfu rwa Hamani. Nibyo bya bindi bajya bavuga ngo nta kintu kibura ibicuro. Umwami ahubwo ibicuro yari afite byo kubura ibitotsi yari uyu mugome Hamani. None se tutabeshya umbwije ukuri, ubu wikoze mu nda ni umugaba? Reka da, uwikoze mu nda ni umugore wa Hamani. Wamugiriye inama zo kujya kumanika igiti ngo nibabari no kuko urumva yaba umwami yagiriwe inama. Umwami agiriwe inama arayikurikiza, Hamani nawe agirwa inama nawe arayikurikiza. Hari ijambo nasomye rivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Ubwo nanjye rero abantu mutarashaka musenge kugira ngo Imana izabaha abagore beza.
kuko uyu mugabo Hamani ibigeragezo byose niwe wabyikururiye, ariko abikururirwa n'inshuti mbi zamugiriye inama mbi. none ubu ngubu uyu mugabo Hamani tumaze kumva amateka yamuranze, tumaze kumva ukuntu yari ateye, n'icyamuteye gupfa, n'icyateye urupfu, n'icyatumye apfa, aho byavuye. Mu by'ukuri kamaze gushimira Imana ikomeye tuwusangire rwose. Ariko buriya tugana ku musozo, twagera gira inama ugira abantu, igira icyo ubwira abantu badukurikiye dukurikije n'ibyo dusomye aha ngaha. Yewe rero inama mbagira, cyangwa se inama wenda njya kuvuga, kanyivuga wenda nkoresheje Bibiliya, wumva inama tugirwa. Wenda ngiye nshobora kuvuga ngo ni inama yanjye ngiye kugira abantu, ahubwo Imana nayo hari iyindi nama yagenje ite igenera abantu, ahubwo iki ijambo ry'Imana ritugiraho inama. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana mu gice cyaho cya kabiri, ni igice kimwe, mu rwa kabiri rwa Yohana ku murongo waho wa 9 haravuga ngo, cyangwa se reka dore ku murongo wa 8, mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Ibyo ni ijambo ry'Imana ribivuze. Turirinda dute cyangwa iyo mirimo batubishishikariza, cyangwa ibyo tugomba gukora ni ibiki? Ku murongo wa 9, umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo Kristo yigishije niwe ufite Data wa twese n'Umwana. Ni ukuvuga ngo kugira ugire Imana na ya migisha y'Imana ni ukuguma mu by'ijambo ry'Imana rigenza rite idusaba cyangwa ritwigisha. Ubwo rero icyo umwana w'Imana yigishije cyangwa se icyo Kristo yigishije, yaravuze ngo mwihane. Kwihana niyo ngingo nyamukuru, kuko nitwihana tugafata umwanzuro bizatugeza kuri ya nzira nzima ituma duhabwa umugisha n'iki n'Imana, nk'uko Moridekayi yagenje ate yawubonye. Naho abajya mu ishyari n'iki nigomwana n'ibiki, niyo wanga gukanda subscribers ngo Moridekayi ndamwanga, ukanga gukanda subscribers ngo ngaba nabi wacu, ibyo ni ivangura. Urumva ni wa mutima uri kuganisha kugenza gute kukwangana. Ariko niba uri kubikora kuko ubikunze, umutima unezerewe, Imana nayo iravuga iti uyu muntu ko byagenda kose ushobora gusanga ngewe unkande subscribers, ejo ukazisanga wenda mugani waje nawe muri cya kiganiro wambonaga. Ntabwo wamenya uko bigenda, ushobora kuzakubitana nanjye ugasanga hitine nawe nyiririye, ukazamuka ukanzamura tukazamuka. Waranze gukanda subscribers wabyifata gute? Waba umwaye nk'amani, wasanga igiti wimanikiye ari we kigiye kubamba. Waba umwaye nk'amani, ni ukuri icyo giti niwe cyaba kigiye kubamba. Rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, tugume mu byo Kristo yigishije, tutabura iby'imirimo twagenje dute twakoze, ahubwo ingororano zacu zibe zitagabanije. Bakunzi rero, amahoro y'Imana n'umunezero biva ku Mana Data wa twese nyiri imyuka yose mizima, kuko hari imyuka itari mizima, imyuka yera, iduhana umugisha. Nawe wafashe umwanya wawe ukareba, ukaba ufashe n'umwanzuro w'icyo ukwiriye gukora, Imana iguha umugisha. Ubutaha tuzaganira ku kihe kiganiro kuri kuyihe nkuru. Uyu munsi tubonye Hamani, tubona amabi ye, tubona n'icyo Imana yakoze nuko yabigenje. Ubutaha buriya tuzareba ndi, tuzaganira ku mugabo bita Nowa. Bakumbuza buriya Nowa arya inyama bwa mbere nibwo habaye amabara. Bahinze n'urutoki ngo arangije ngo yenga kavino. Nyine n'ubundi yarenze, ariko ngo ibyo bintu byabaye kugira ngo ajye kunywa kwako gatobe, yamaze kukanywa Imana yari yamwemereye n'ifiyeri by'akanyama. Buri muntu wa mbere wariye ku nyama ku isi ni Nowa. Niwe muntu wa mbere ku isi wariye inyama. Rero Nowa Imana yamukubisaga poromosiyo k'inyama. Urumva bari basanzwe bazitamba umuhumuro, ashaka ukagenda bakawumva ntibatamereho. Imana rero imukubitaga poromosiyo akimara gutamba. Imana nta kintu yari yamusabye. Akimara gutamba, Imana irebye ngo Imana ngihumuriwe n'uwo mubabwe ngo uhumura neza, ngita imukubitaga poromosiyo. Nibwo ngo yahise ishyiraho n'isezerano ry'amahoro yo mu kurorombya. Ndavuga ngo sinzongera kurimbuza ibifite umubiri amazi.
kuva uwo munsi ngo amahoro nibwo yabonetse, ngo baratangira n'ubutaka barongera barahinga, burongera burera bumera neza, umuvumo uvamo igitoki kikera ibiri 100, barenga bararyoherwa. Umuzehe rero yikubise ku nyama n'akaryoshye. Iyo nkuru tuzayibaha neza, tunayisesengura, ariko ntabwo tuzaba tugiye guseka, tuzareba n'ibyo dukura. Ngero nari Mr. Bucece Tech 100 ari kumwe na Morodekayi. Nanjye rero dusoza, reka dusenge kugira ngo ikiganiro cyacu umugisha Imana ikomeze ibiduhereza. Njye ndasenga makeya, ntabwo nzi gusenga byinshi. Data wa twese, ubuntu, amahoro n'umunezero biva kuri wowe, reka bikomeze bibane natwe. Bashyize ku isi byinshi kugira ngo bitwigishe ibindi ndetse bibe ibyo kudukomeza. Muri uyu mwanya tubonye ko inkuru ya Hamani n'amateka bye bibaye ibyo kutwigisha kudafata imitima yacu ngo tuyikwizemo ikibi ndetse no kwishakira icyubahiro kitadukwiriye, ahubwo icyo tugenera reka bari cyo dukomeza kwakira. Rero ubuntu, amahoro n'umunezero biva ku myuka yawe ndetse nawe ubwawe, reka bari cyo dukomeza gusaga imitima yacu. Icyo ushima ushaka aba ari cyo duhereza, kwihana ndetse no gufata inzira nzima aba ari byo tuyoboza. Ngaho urukundo rwereka rube kuri buri mwana wawe wese ukubaha, izina rye kandi rikomeze rihabwe icyubahiro, mu izina ry'umwana w'intama Yesu Kristo atubambiwe. Amen. Tubona rero kubasezera. Ciao. Imana ibarinde. Naho mu kiganiro cy'ubutaha ku wa gatatu turabakumbuye.